bwa muntu hari ibibazo bikomeza gutera abantu amatsiko kuva kera. Turi twebwe twenyine mu isi, cyangwa hari abandi bantu cyangwa ibiremwa bifite ubwenge biba ahandi hatari hano? Cyangwa si ibyo Bibiliya n'izindi nyandiko za kera bivuga ku bazaga baturutse mu ijuru byo bishatse kuvuga iki? Mu majwi y'amabanga akomeje kumvikana mu mateka abantu, hari inyigisho yagiye ikura mu buryo butangaje izwi ku izina rya Ancient Astronaut Theory. Isobanurwa nk'inyigisho ivuga ku banyamahanga cyangwa se ibiremwa biturutse ku yindi mibumbe byigeze gusura isi kera cyane mbere y'uko abantu bagira ubumenyi buhambaye. Iyi nyigisho ivuga ko abo banyamahanga bashobora kuba barahaye abantu ubumenyi, ikoranabuhanga ndetse n'imigenzo byahindutse imizi y'amadini n'iterambere ry'isi kugeza uyu munsi wa none. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza, dusesengura mu buryo bwimbitse byabaye n'ibikibera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari amayobera akomeje kugucanga nawe, yadusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment, natwe tuzagaruke tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'amayobera, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ngende mugira banga ati umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbahaye ikaze muri uru rugendo. Kuva mu myaka ya kera, abantu barimo abahanga, abapfumu n'abanditsi bagiye bavuga inkuru zigaragaza uko abantu bakoranye n'imbaraga zo mu ijuru. Ariko mu myaka ya vuba hari abatangaje ibintu byinshi bituma benshi bibaza niba koko ibyo twita imbaraga z'Imana atari ikoranabuhanga ry'abantu baturutse ku yindi mibumbe. Ibi byose byatumye havuka itsinda ry'abatekereza, abashakashatsi n'abanditsi bitwa Ancient Astronaut Theorist. Abantu bashishikajwe n'ibanga ry'uko ibiremwa biturutse ku yindi mibumbe byigeze kuza hano ku isi kera cyane, bigahindura amateka yacu ubuziraherezo. Mu myaka y'1960 isi yari mu gihe cy'amashanyarazi, ubwenge n'iterambere. Habonetse ibikoresho by'ikoranabuhanga byatumaga abantu bashobora kubona amafoto y'ikirere, gusoma inyandiko za kera zashyizwe mu bice by'isi bitandukanye no kugerageza gusobanura ibintu mu buryo bushya. Icyo gihe hari umugabo w'Umusuwisi witwa Erich von Däniken waje guhindura uburyo abantu batekerezaga ku mateka y'isi. Mu mwaka w'1968 yanditse igitabo cyamamaye ku isi yose cyitwa Chariot of Gods, ugerekereje mu Kinyarwanda avuga ko nk'imodoka z'Imana. Muri icyo gitabo Däniken yavugaga ibintu bitangaje ko piramide zo mu Misiri, amasoko ya Nazca muri Peru, ibishushanyo bya kera bya Sumeriya n'ibindi byinshi bishobora kuba byarubatswe ku bufatanye n'ibiremwa bitari bya hano ku isi. Yagize ati, aho abantu bibwira ko babonye Imana, bashobora kuba barabonye abantu baturutse mu isanzure bafite ubumenyi budasanzwe. Iyi mvugo yahinduye ibintu byinshi. Mu gihe abashakashatsi ba siyansi babimwangiraga, abantu basanzwe baratangaye. Abandi banditse nka Zecharia Sitchin azwi cyane kubera inyandiko ze ku banyasumeriya n'inkomoko ya Anunnaki, na Dioscorides Tsoukalos batangiriye ku nyandiko za Däniken maze bazikura mu bitabo bazijyana mu mafilimi, ibiganiro n'ibiganiro bya televiziyo nka Ancient Aliens yo kuri History Channel. Kuva ubwo inyigisho yakomeje gukura, ikaba ubu ari imwe mu bitekerezo byazamuye ibiganiro byinshi ku isi hagati y'abemera ko abanyamahanga bigeze gusura isi n'abavuga ko ari imigani n'ibitekerezo byo gushaka ibisobanuro bitari ngombwa. Erich von Däniken niwe watangaje igitekerezo cyose. Yashimangiye ko abantu ba kera batari kugira ubushobozi bwo kubaka ibintu nka piramide cyangwa amaso ya Nazca muri Peru, keretse iyo baba bafite ubufasha bw'abantu bafite ubumenyi burenze ubwabo. Hari kandi ubita Zecharia Sitchin twavuze, uyu we yibanze ku nyandiko za kera za Sumeriya. Yasomye ibimenyetso bya cuneiform maze avuga ko abantu ba mbere baremwe n'abitwa Anunnaki, ibiremwa byaturutse ku yindi mibumbe yitwa Nibiru. Yavugaga ko Anunnaki baje ku isi gushaka zahabu maze barema abantu ngo babafashe kuyicukura. Uwitwa Dioscorides Tsoukalos, uyu mugabo niwe wamenyekanishije cyane iyi nyigisho muri filime nka Ancient Aliens. Yemeza ko amadini menshi, imigenzo y'amasengesho n'inkuru z'Imana zose zaba zifite inkomoko mu bikorwa by'abanyamahanga bo mu bihe bya kera. Mu nyandiko za Bibiliya abemereye inyigisho bavuga ko hari amagambo mu byanditswe ashobora gusobanurwa mu buryo bushya, nka Ezekiel igice cya mbere ku murongo wa 4 kugeza ku wa 28, aho handitse ko abona ikintu cyaturukaga mu ijuru gifite amashanyarazi, amajwi n'amapine ane. Abavuga iyi nyigisho bavuga ko bishobora kuba ari icyogajuru.
Eliya yajyanywe mu ijuru n'imodoka y'umuriro, nabyo bashaka kubihuza n'indege cyangwa icyuma cy'ikirere. Mu nyandiko za Sumeriya bavuga ko Sumeriya ari igihugu cya mbere cyanditse amateka y'abantu mu nyandiko zabo. Bavuga abantu baturutse mu ijuru bitwa Anunnaki, abaremyi b'inyokomuntu cyangwa se baremwe abantu tubona muri iyi si uyu munsi wa none. Iyo myumvire niyo Zechariah Sitchin yakoresheje avuga ko abantu bubu hari ibiremwa byakozwe n'abanyamahanga cyangwa se ibindi biremwa biturutse ku yindi mibumbe tutazi. Mu Misiri na Amerika y'Amajyepfo, piramide ngo zubatswe ku buryo buhambaye, ku buryo abantu ba kera batari gushobora kubigenza gutyo. Imirongo miremire yanditse ku butaka igaragara neza gusa uturutse mu kirere, ishyirwa mu bimenyetso by'aho abanyamahanga bamanukiraga. Hari kandi amafoto ya Palenque muri Mexique agaragaza umwami usa n'umuntu uri mu byuma bifite amasafuriya, bivugwa ko ari umuntu w'ikirere. Uretse kuba inyigisho y'amateka, Ancient Astronaut Theory yabaye n'igice gikomeye mu muco wa sinema, ibitabo n'ubushakashatsi. Filime nka Prometheus, Stargate na Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull zose zashingiye kuri iyi myumvire. Abantu batangiye gusobanura Imana mu buryo bushya nk'abashyitsi bo mu kirere, bigatuma abantu bibaza byinshi ku nkomoko y'umuntu. Hari abavuga ko ibihugu bikomeye nka Vatican n'ibigo by'ubushakashatsi nka NASA bifite amabanga menshi bijyanye n'inyigisho. Bivugwa ko hari inyandiko z'amateka zibitswe muri Vatican Secret Archive zigaragaza ibimenyetso by'uko abanyamahanga bigeze gusura isi kandi bigahuzwa n'amadini akomeye. Abandi bavuga ko amazina nka Elohim, Anunnaki cyangwa Nephilim mu nyandiko za kera yose ashobora kuba yerekeza ku banyamahanga. Nubwo idafatwa nk'ukuri kwa siyansi, inyigisho ifasha abantu gutekereza ku buryo bwagutse bw'ubuzima n'ijuru, ikabafasha kandi gutekereza ku kibazo cy'uko ubuhanga bwacu bushobora kuba bwaraturutse ahandi atari kuri twebwe gusa, ndetse no ku buryo twasobanura Imana n'ikirere mu buryo bushya buhuza ubumenyi n'iyobokamana. Nubwo abahanga benshi bayamagana, Ancient Astronaut Theory ikomeje gukurura amatsiko ku isi yose. Idufasha kandi gutekereza ku buryo abantu batangira kwiyumvisha ibiri hejuru y'ubushobozi bwabo. Ese koko hari abantu baje ku isi baturutse mu kirere kera? Ese nibo batwigishije ubwenge n'ikoranabuhanga turi kubona uyu munsi wa none, cyangwa n'uburyo bwo gusobanura ibyo tutaramenya neza? Ibyo ni amabanga akiri mu mwijima n'amayobera, ariko igisubizo cyashobora kuba kiri hafi gusobanuka uko ikoranabuhanga rikomeza gutera imbere. Mu mateka y'abantu hari ibikorwa by'igitangaza byinshi bidashobora gusobanurwa n'ubumenyi bw'icyo gihe. Piramide zo mu Misiri, amaso ya Nazca muri Peru, amabuye ya Stonehenge mu Bwongereza, cyangwa imyandikire y'ikirere yo mu bihugu by'Abamaya. Ibyo byose byabaye inzira inyigisho izwi ku izina rya Ancient Astronaut Theory. Igitekerezo cyatangiye kumenyekana cyane mu kinyejana cya 20 ubwo Erich von Däniken, umwanditsi w'Umusuwisi, yasohoraga igitabo gikomeye mu mwaka wa 1968 cyitwa Chariots of the Gods. Muri icyo gitabo, von Däniken yagaragaje ibimenyetso byinshi by'amayobera ku isi. Avuga ko byaba byarakozwe cyangwa byarahanzwe ku bufasha bw'abanyamahanga bari baje kwigisha abantu ba kera mu isi. Ibyo byose byahagurukije benshi bibaza niba koko ubwenge bw'abantu bonyine bwari gushobora gukora ibyo byose. Nyuma ya von Däniken hari abandi benshi bakomeje gukwirakwiza inyigisho batandukanye, harimo nabo twavuzeho haruguru. Abemera iyi teori batanga ibimenyetso byinshi byo mu bice bitandukanye by'isi, nka Misiri ya kera, piramide za Giza zubatswe ku buryo bw'igitangaza, zifite intera y'imiterere ihuza neza n'imibumbe nka Orion Belt. Bavuga ko ibyo bitashoboraga gukorwa n'abantu batagira ibikoresho by'ikirenga. Sumeria na Mesopotamia, inyandiko za Sumeria zerekana abantu bitwaga Anunnaki, bavugwa nk'abaturutse mu ijuru bakaza kurema abantu kugira ngo babakorere mu bucukuzi bwa zahabu. Hari kandi Bibiliya n'andi masomero y'iyobokamana. Haravuga ko amagambo nk'imodoka z'umuriro, abamarayika bamanuka n'ibindi bisa n'ibishushanyo by'ubwato bw'ikirere, ibizwi nka UFO. Abavuga ko Eliya yajyanywe mu ijuru mu modoka y'umuriro bavuga ko bishobora kuba byasobanurwa nk'uko abanyamahanga bamujyanye bakoresheje ibyo bikoresho bya uvuni, objet volant non identifié. Amerika y'Amajyepfo, imirongo ya Nazca Line, ibimera byashushanyijwe mu butaka ku buryo bugaragara gusa mu kirere, byemezwa n'abemera iyi teori ko byari ibimenyetso byo kuyobora indege z'abanyamahanga. Ubugiriki n'Ubuhinde bwa kera, inkuru z'Imana nka Zeus, Apollo, Vishnu n'izindi zifite imbaraga zituruka hejuru zigaragazwa zifite ibikoresho bisa n'imodoka z'ikirere. Vatican izwi nk'igihugu gifite amabanga menshi cyane kandi niyo cumbi ry'itorero Gatolika ku isi yose. Hari abatekereza bavuga ko mu bubiko bwa Vatican, ubwitwa Vatican Archive, harimo inyandiko zishobora kuba zerekana ukuri ku bijyanye n'abanyamahanga ba kera. Muri ubu bubiko harimo Codex Vaticanus, imwe mu nyandiko za kera za Bibiliya yanditswe mu Kigiriki. Hari abemeza ko ibice bimwe byayo byavanywemo kugira ngo bitagaragaza inkuru zigaragaza abaturutse mu kirere. Hari kandi yitwa Liber Pontificalis, inyandiko y'amateka y'abapapa, bivuga ko irimo amakuru y'ababonye ibintu bidasanzwe by'ijuru mu bihe bitandukanye. Hari kandi inyandiko za Inquisition zerekeye abashinjwaga ubupfumu n'ibyumviro bihabanye n'itorero.
harimo bavuze ko babonye ibirimo byo mu kirere bidasanzwe. Bamwe bavuga ko Vatican ifite amabanga yishe ajyanye n'ukuri kw'isi, harimo n'ibimenyetso byerekana ko abanyamahanga bashobora kuba baragize uruhare mu mateka y'abantu no mu ishingo ry'amadini. Mu nyandiko zimwe zivugwa cyane harimo umugabane w'inyandiko za kera za Ethiopia nka Book of Enoch zivuga ku bana b'Imana bamanutse ku isi bakagira abana n'abakobwa b'abantu, ibintu bihuzwa n'abanyamahanga baje ku isi. Hari kandi ibyahishuwe bya Fatima bivuga ko abakobwa batatu b'i Fatima babonye urumuri rwavuye mu ijuru n'ibiremwa bitandukanye n'abantu bigahuzwa n'imibumbe y'inyenyeri. Hari kandi amafoto y'inyandiko z'abasegeri zigaragaza ibintu bisa na UFO mu kinyejana cya 15 n'icya 17 ziri mu masanamu y'ubuhanuzi bwa kera. Ibi byose byatuma abantu bibaza niba Vatican ifite ukuri ku byabaye ariko ikaba yarahisemo kubisha kugira ngo idatera ubwoba cyangwa intambara y'ubukamana mu isi. Abahanga ba siyansi bavuga ko inyigisho itagira ibimenyetso bifatika. Bavuga ko abantu ba kera bari bafite ubumenyi mu mibare, imiterere y'inyenyeri n'ubwubatsi bidatinyitse. Bari bafite kandi ibikorwa byose bisa n'iby'amayobera byasobanurwa n'ubumenyi n'ubwenge bw'abantu ba kera. Bavuga kandi ko abanyamahanga ba kera ari nk'abagerageza gusobanura ibitagira ibisobanuro bifatika mu buryo bwa siyansi. Ariko nubwo ibyo ari byo, iyi nyigisho ikomeje gukundwa cyane n'abantu benshi kuko ishimangira ko hashobora kuba hari ibirenze by'abantu bamenye ku mateka yabo. Ancient Astronomy Theory iracyari mu bitekerezo bitavugwaho rumwe, ariko ifite umwihariko wo gufungura imiryango y'ubwenge n'ubushakashatsi. Iyi nyigisho kandi ituma abantu bibaza niba Imana ibonwa mu nyandiko za kera atari abantu bavuye mu yindi mibumbe, amateka y'abantu ataranditswe mu buryo bwuzuye, n'amabanga ya Vatican atabarimo kuri ku byabaye kera cyane. Nubwo nta gihamya cya siyansi kirimo, iyi nyigisho ituma abantu batekereza cyane ku isano riri hagati y'Imana n'abantu, utibagiwe n'ubwenge bwo mu kirere. Kugeza ubu ikibazo gisigaye kikiri kimwe: ese abantu nibo banyabwenge ba mbere mu isanzure, cyangwa hari abandi bigeze kudusura mbere y'uko dutangira kwandika amateka yacu? Kugeza ubwo ukuri kuzamenyekana, Ancient Astronomy Theory izakomeza kuba imwe mu nyigisho zisobetse amabanga menshi, zitera ubwoba ariko zikanatera amatsiko n'icyifuzo cyo kumenya ukuri ku byabaye ku isi yacu. Ibiganiro by'amayobera nibyo wasanga kuri iyi sheni yacu y'Amayobera TV. Niba ubikunda kanda subscribe kandi wibuke kubisangiza n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Mugira amanga ati ninge ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.